ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Nibohoraho ari amahoro yawe, nibohoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe, ninegwa nkatwa mu byaha, nzatabaza Imana, nzikubita imbere yayo, nayizambabarire, insubize mu nzira, maze ndonka agakiza. Ubwo namenye ko inkunda, nzajya nyiyongeraho, niyo mukiro. Aleluya. Ni ukuri kugwa mu byaha ni ibintu bishoboka, ndetse nakubwiranye ni nabyo bitwegereye cyane. Aleluya. Kugwa mu cyaha biratwegereye cyane, gukosa biratwegereye cyane, kuko Yezu Kristo yaratubwiye ati roho igira ubwinyakure ariko umubiri ukagira intege nkeya. Pawulo nakavuga ati ngambira gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere. N'uwo mubiri tutwaye rero. Naneho rero n'umuhimbyi w'indirimbo aravuze ati nintegwa nkagwa mu cyaha, nzatabaza Imana kuko kibaho, nzikubita imbere yayo. Aleluya. nayo izambabarire kuko nta kundi byamera, insubize mu nzira nziza ikwiriye. Aleluya. nuko mbona agakiza. Aleluya. ngayo nguko rero kenshi turirimba indirimbo, tukaziririmba amugani mu majwi, ijwi naryo ni ngombwa ko ribaho rikaba ryiza, ariko icyo tugomba kumva cyane nayo magambo y'iyo ndirimbo. Aleluya. Dukomeze rero tuganire nk'abantu bagana mu ijuru, tuganire rero mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 10, twahereye ku murongo wa 37 tugera ku wa 39. Titire ikavuga gukurikira Yezu biruta byose. Gukurikira Yezu biruta byose twarabiganiriye. Jo twagiye mu imuzi n'imuzingo tureba ukuntu gukurikira Yezu biruta byose. Uyu munsi rero nibyo tugiye gukomeza. Yezu Kristo rero aravuga ati ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye, kimwe n'ukunda se cyangwa nyina kunduta. Ahangaha rero twaganiriye kandi twemeranyijwe yuko ibyo bintu bidakwiriye. Ejo twaraganiriye turabirangiza, ariko uyu munsi ndavuze ngo reka twongere aleluya tubisubiremo, kuko ntabwo twabyumvise uko bikwiye. Kuko so na nyoko uramufite, umuhungu n'umukobwa urabafite, umuvandimwe nabo uramufite, noneho Nyagasani akakubwira ati se nubakunda kundusha urumva bizagenda bite? Kubakunda rero kurusha Yezu nabyo twarabibonye ho gakeya, hari wenda bishobora ko tutarabyumvise neza. Gukunda Yezu no gukunda bose, kubonamo muri bose ishusho y'Imana, niko gukunda Yezu mu by'ukuri, kumubona muri bose. Noneho rero akakubwira ngo nutangira kujya ukunda so cyangwa nyoko ukamubonamo Yezu kurusha abandi, uzaba urimo gukora amakosa. Ni ukuvuga rero ngo urukundo rwawe nirujye ku munzani, ubakunde bose icyarimwe. Nkuko wumva wagirira impuhwe data, ayiwe udango tekereza nk'ubu wicaye aho hantu uri muvandimwe, bagakubwira bati so aratsikiye aravunitse cyangwa se nyoko aravunitse. Umva ukuntu ndavuga ko bafite abatabafite n'ukuri mwihangane mumbabarire, ntabwo mba narizindukiye
kuza gukomeretsa, ahubwo mba ngira ngo tuganire n'ijambo ry'Imana turi kuganiraho. Biba byiza rero iyo abantu baganira ariko bumvikana neza. Ariko muri uku kwigisha ntabwo nirengagije ko hari abantu badafite nabo babyeyi. Rero ntabwo icyo izi nyigisho zibereye hari ukubakomeretsa, ahubwo ni ukubereka inzira ikwiriye yo gukunda. Aleluya. N'udafite ababyeyi ariko afite uwo akunda, uwo rero mu mwanya wo kuvuga so na nyoko wenda ashyiramo uwo muvandimwe wawe ukunda. Niba ari umugabo wawe se, niba ari umugore wawe se, mbese muri make mu mwanya w'uwo mubyeyi shyiramo uwo ukunda cyangwa se wumva ukurutira abandi. Noneho Yezu akakubwira ngo niba nk'ubu tuvuge bakubwiye bati papa wawe ararwaye, umva uko wakwisakirifiya kugira ngo papa akire, umva uko wakwisakirifiya kugira ngo mama akire, umva uko wababara. Mbese baramutse bagutabaje, uzi ko bashobora no kukubwira bati mama wawe araguye, ugahita ureka n'ibyo wakora ukavuga uti irjase birihutirwa cyane, mbese nayambangukira gutabara, ukaba nkayambangukira gutabara, ukagenda uvuza amahoni kubera ko hari ikibazo cyabaye. Ariko bakubwira bati yo uzi ko disi papa wa runaka yikubise hasi, ukumva muri wowe biragenda boro ngo yewe ngo nakomere. Aho rero niho Yezu adashaka. Haleluya. Aho niho Yezu adashaka. Mbese ukubabazwa nuko umuvandimwe wawe afite ikibazo, ukubabazwa nuko papa wawe afite ikibazo, ukubabazwa nuko mama wawe afite ikibazo, biba ari nako biba ku muturanyi, biba ari nako biba ku muvandimwe. Kandi aleluya, iri jambo riragenda burya rikongera rikabwira abakozi b'Imana cyangwa se abasengera abantu. Ntabwo nkwiriye kumva ko ngomba kujya imbere ya Yezu kubera ko ngiye gusengera runaka wampaye wenda amafaranga, runaka wampaye umwambaro, ngo numve ko ibye ari byo biruta ibya runaka utaragize icyampa kandi nawe ababaye. Oya, ni ukuvuga ngo iyo wagiye ku murimo wa bose ukorere bose nk'uko ukwiriye gukora. Aleluya, nicyo bishatse kuvuga. Mbese muri iri jambo harimo ikintu cyitwa umunzani, umunzani w'urukundo. Mbese ukunde bose kimwe nk'uko Nyagasani abigenza. Kuko umusaraba ntabwo Yezu yavuze ati dawe ubabarire abagufi n'abarebare, abagufi gusa, barebare rwose ubihorere kuko bari kunyica. Yavuze bababarire bose kuko batazi icyo bakora bose, ariko nta numwe akuyemo. Ntabwo yavuze ngo dawe ngo ubabarire abakene ngo kubera ko bo rwose bari kwiruka inyuma y'abakire, ngo abakire rwose ngo bo ngo bice. Yaravuze ati dawe bababarire bose kandi kuko batazi icyo bakora. Haleluya. None rero niba Nyagasani ku musaraba yarasabiye abishibe imbabazi, nawe aragira ngo wumve ko izo mbabazi ugomba kuzigirira abandi muvandimwe. Hari ukuntu papa wawe ashobora kugira gutya, wenda tuvuge ufite amafaranga n'urugero, ukayaguriza papa cyangwa mama kubera aka business agiye gukora. Mama akaza akakubwira ati amafaranga mwana wanjye burya yashize yahombye. Avuga uti yo nuko mushakira ndi nta kundi byagenda. Ariko waba wayagurije umuvandimwe yakubwira ati byahombye, wenda ashobora no kuba afite iseti iruhande rwa mama wawe, ukamuhagama, oya nanyishyure, arabona byagenda bite, oya natanyishyura, niwumva ubwo wakunze so na nyoko kurusha uko ukunda umuvandimwe. Kubera yuko niba mama yahombye, wenda icyamuhombeje nicyo cyahombeje uwo muvandimwe, ariko ku bwawe ntabwo ushaka kumva ko uwo muvandimwe yahomba, ahubwo wakumva ko mama wawe, wenda wagerageza kumva ko mama yahombye, cyangwa se yanahomba ukavuga uti nta kundi nabigenza, biri mu nshingano. Yezu rero araje kuguhinduza, arakubwira ati rero mwana wanjye niko wajya gubigenza. Ukugiriye nabi ugafata ku gakano, umubyeyi yakugirira nabi ukavuga ngo nagirane ngo nuko ihangana ngo nuko ari umubyeyi wanjye. Ye ihanganiye na mugenzi wawe kuko ari mugenzi wawe. Aleluya. Turi kubyumvikana. Erega iri juru turaririmba ariko kuryinjiramo bizatugora. Biragoye kubera ko icyo Nyagasani avuga kirakomeye mu isi y'uyu munsi. Uko ukunda papa na mama abari nako ukunda abasigaye, niho uzabukunze Yezu. Kuko Yesu avuze ati kundusha, wavuga ati se ubwo koko Yezu nabura nte kumukunda. Abantu benshi rero buriya tuzi ko dukunda Yezu. Niyo wisuzumye avuga ati Yezu ndamukunda, ariko burya njyewe Yezu yarambwiye ati urukundo rugaragarira mu bikorwa. Erega urukundo rwambuka magambo muvandimwe, ni ukuri na shitani zikuruvuga. Iraruzi zikuririmba umutoma, burya ntugatekereze ko abijuru barusha bisi kuririmba umutoma. Ariko urukundo rwarabuze mu mitima y'abantu. Umuntu ashobora kuza akakureba akakubona agafaranga maze si uku kuririmbira ye, akakubyinira ukaba nka cya gikona
ngo cyari gifite twajyaga tukiga muri primaire bajyaga baducira uwo mugani w'igikona, inzara yarateye, amapfa yarateye, noneho ngo bakame irasonza. Noneho rero ishonje ngo yigira inama yo gusuhuka. Gusuhuka ni ukuva iwawe ukajya iw'abandi, mbese kujya gushakisha. Noneho rero isuhutse ngo iza kugera ahantu irananirwa, no kubera inzara no kubera byose irananirwa. Inaniwe iragenda yicara munsi y'igiti. Yicaye munsi y'igiti ireba hejuru, ibona igikona. Igikona rero ngo cyari gifite umugati mu kanwa. Noneho rero yaba kamera avuga iti uko biri kose sinaguruka ngo ngere hariya hejuru, kandi uriya mugati ndawushaka. Iki gikona ngikanze cyakwigendera, ubusengire nte koko, vuga ngo ndashaka umugati kandi nagomba kubona uburyo bwo kuwurya. Igikona bakame yigira inama, iravuga iti rero ubu ngiye kuririmbira igikona, mbese nyiririmbire ndabizi ko n'icyasamura umunwa umugati uri bugwe, kuko nta bundi buryo gifashe. Mbese gufata kw'igikona ni mu kanwa, nikivuga umugati uri bugwe ndawufata. Bakame yigira inama, iratangira ngo ngo mbega kiyone we, ngo ukuntu uri mwiza, ngo nawe usa nawe, ngo mbega amabara kugize. Cya gikona nacyo cyumviye aho kiri mu kirere kiti nawe wabibonye cyasamuye umunwa, wa mugati uragwa. Nuko bakame irafata. Ubwo rero icyari gisigaye ntabwo yewe igikona niyo cyavuga ngo ngo mbese urabyumva, nta n'andi magambo bakame yari gifite, kuko icyo yashakaga ku gikona yari ikibonye. Nashakaga kuvuga iki rero muri uwo mugani? Nubwo ari umugani w'isi, ariko harimo inyigisho. Abana b'umwijima bazi ubwenge. Hari igihe akureba agasanga ufite iby'agaciro, akavuga ati kugira ngo uriya muntu are kuri iby'agaciro ndagira ne, akigira inama yo kukuririmbira imitomo. Akavuga ati nimuririmbira umutomo uramufata, kandi ubwo ntabwo ari kuwukura ku mutima, kuko yaba kamijya kuririmba ntabwo yari ivuze ngo ariko dese ubwiza bwa kiriya kiyone mbega uko ntari cyiza kada. Yaravuze ati uriya mugati ndashaka, uriya mugati gifite utagira ne koko. Nuko yigira inama yo kukiririmbira, nacyo gitwarwa n'indirimbo. Nuko kishatse kuvuga wa mugati uragwa. Harimo inyigisho y'ukuntu abana b'isi bazi kurya ubwenge, cyangwa se barusha ubwenge abana b'urumuri. Yakubona ufite iby'agaciro agatangira kukuryoshya ngo arebe ko wata cya kintu cy'agaciro, kugira ngo abone uko agushoka. Agatangira kukubwira, waba uri umukobwa agatangira kukubwira ukuntu uteye neza we, ariko si koko nta wundi ukuruta we, mbega ubwiza we nawe, ariko ngo nibyo se koko. Ubwo watangiye kumva ko ari byo koko, utangiye kugenda wihenesheje kugira ngo babone yuko rwose ari byo koko, n'abatabibonaga babibone. Akaba kakubayeho. Nyamara rero bakame ntabwo yari ifite urukundo, ahubwo yishakiraga umugati. Haleluya. Ushobora kuba uri umuntu wenda wihambiriye, ukavuga uti ndaguma kuri Yezu, kandi Yezu yaratubwiye ngo twihangane tumutegereze araje. Uti nanjye ngiye gutegereza Yezu, ukamutegereza koko. Mu gihe uri kumutegereza, bakame umwana w'isi nyine yandyarya, akaba ariko kwitegereza, akavuga turiya mukobwa wo kwa runaka de, cyangwa se uriya mugore wa runaka, ukuntu uzi ko urukundo rwarabuze mu miryango, none umugore wa runaka akunda umugabo we, cyangwa umugabo runaka akomeye ku mugore we, buriya nagira ne kugira ngo muteshe umutwe. Akaba arakwegereye, ariko dese we mbega umugore mwiza, uteye neza, ureba neza. Nuko yatangira kukubwira uti ni byose koko, ariko disuzi ko umugabo wanjye atajyaga bimbwira, ariko disuzi ko sheri wanjye atajya. Nuko ugatangira utyo bwo kaba kakubayeho. Muvandimwe rero, ubwo rero nyamara ndi kubivuga gutyo, ukavuga uti se biri buze kugaruka gute ku rukundo rw'ababyeyi n'abana? Umva biragaruka, kandi reka tubigarure. Kugira ngo twumve iki cy'urukundo, nuko tugomba kubanza no kumenya uko twitwara mu rukundo. Haleluya. Yezu Kristo rero wagize urukundo rureshyeshya abantu bose. Haleluya. Rutareba ngo papa mama, ndetse n'ikimenyimenyi. Uribuka cya Yezu baza kumubwira bati so na nyoko n'abavandimwe bawe ngabari hanze baragushaka. Nyoko n'abavandimwe bawe baragushaka, niko bamubwiye. Se ntabwo yarahari. Nuko aravuga ati mama n'abavandimwe banje ni bande? Nabumva ijambo ry'Imana bakayatera kurishyira mu bikorwa. Kubera iki? Yezu yareshyeshyaga abantu, akavuga ati ijambo haleluya ikiri mu mutima we nicyo kizatuma ugirana isano nanjye.
haleluya. naho iyi sano y'umubiri irangirana n'umubiri nicyo yavugaga urwo rukundo rwa Yezu rero muvandi uri ku rwego rw'uko baza bakakubwira bati mama wawe araguye hariya ukavuga uti yo reka nihute njye kumutabara rwose mana yanjye we nuko wagerayo ugasanga rwose wenda yagwanye n'undi mubyeyi iruhande rwe ukavuga uti yo aba babyeyi bombi ye baba we nimunabara aba babyeyi bombi yego. Cyangwa uravuga uti yo uyu mubyeyi wundi se utereka ntabare mama uyu wundi se nuwo kwande ngo nawe muhamagarira yo buse nta muntu ufite telefone aho ngo amamagarira nyina w'uyu muntu cyangwa nako mwana w'uyu muntu azamutware ko rwose cyangwa se wabukoza agashya ukamujyana kwa muganga ugatangira gushakisha umuryango we ngo none se abantu ngo bari he ngo baze barwaza umuntu wabo ngo ko wanjye nanjye ameze nabi si ibyo ngibyo. Yezu rero warashaka ngo tubareshyeshye uko wita kuri mama wawe arwaye, uko wita kuri papa wawe arwaye, nako wita ku muvandimwe wawe. Aha rero hakagaruka hehe uri ya gahunda yo gutanga no kugira neza. Iyo uri guha mama ujya kumugurira igitenge cya superi, wajya guha papa ukamugura costume, ariko wajya kureba wa musaza wo mu giturage ukumva ugomba kumushyira wenda ikabutura n'umupira ucitse, bya bindi bishaje. Rero naho twongere dukosora uburyo dutanga. Wenda birashoboka ko wa muntu wo mu cyaro cyangwa wa muturage utari bumugure costume y'ibihumbi 80 nk'iya papa, kuko bitewe naho papa ari, ariko nawe kameme umuguriye burya na costume nziza cyangwa se umuhaye ibyo bihumbi 80 ntabwo yabura icyo akora muvandi, ashobora no kugura ibata gasakara inzu. No kuvuga ikire ushobora kutamugura costume ariko ukamuha wenda igiciro cya kintu. Ibyo ni ibintu bishoboka. None ushobora no kutamuha igiciro cya kintu none ukamugura nawe agakositime gaciriritse, kandi azajya ajyana mu bandi akavuga ati hari umuntu wanguriye agakositimu rwose. Kera rero twajyaga twumva akantu kavuye i Burayi ukakambara rwose ku manywa na nijoro, uvuga ngo akantu kavuye i Burayi. Uburya mu giturage niyo ujyanye ako gakositime niyo kaba gashaje aravuga ati umwana wanjye uri mu mahanga cyangwa se uri i Kigali yanguriye agashati, ukabona nyine aranezerewe cyane. Haleluya. Ariko tujye duha abantu kunezerwa. Ugasanga papa wawe wenda yababyaye muri abana 6, mwese mwimezeje neza, umwana aza akamuzanira amashati, undi akamuzanira inkweto, undi akamuzanira, ugasanga umubyeyi ntagifite n'umwanya wo gushima kubera ko byabaye byinshi. Abazana ngo murakoze ngo na runaka yanzaniye ibindi ngo ubushize ngo na runaka yambwiye ko nava i Burayi azanzanira ibindi. Ukabona mbese yaguye mu byiza byinshi, ntago ari bibi, ariko gushima ntago akibishobora kubera. Ariko burya rero muvandimwe, niba uri umuntu uzi gukunda Yezu koko, ushobora kuvuga uti papa rero afite n'abandi bamuha, ngewe rero reka nkwereke, reka njye gukorera ijuru. Aba bavandimwe nabo mbasabira umugisha, bashobora kuba batabizi. None ukavuga uti bavandimwe ngiye kubasabira umugisha, buri kubivuga mu mutima, ntago ujya kubibabwira, kuko ushobora no kubibabwira bakakwita umusazi. Fata amafaranga 300 ukajyana umukene mu giturage ngo ugiye kumwubakira inzu, bwana ubwenge buke. Ariko burya wa muntu uba mu nzu itagira sima, burya nawe wabaye muri sima ntabwo yareka kunezerwa. Haleluya. Wa muntu uba muri nyakatsi, burya nawe abonye amabati ntabwo yabura kunezerwa. Akuguza imvura, iyo wagize amahirwe akavura ka nijoro ku ibati ritava, kabari keza karasinziriza. Nawe rero burya reka nkubwiye ntawanga ibyiza arabibura. Nawe rero akeneye kumva iyo mvura kuri iryo bati kugira ngo nawe agire umunyenga nk'uwo nawe ugira, kurusha uko imvura igwa karara ahagaze kubera yuko amabati yamusaziyeho. Umugiriye neza rero ugafata nk'ayo mafaranga wenda aho kumugurira costume kuko atari bubone nawe ayibika, ukamuha utwo dufaranga. Ushobora no kutabikorera abantu bose, nicyo nshaka kukubwira, ariko byibuze ukagira rimwe ukavuga uti hari uwo nshaka nanjye guha guseka, ukamugurira wenda amabati, ukavuga uti ngaho ngewe ngo haya amabati hasigaye uzirwarize. N'ukuri wamumugiriye neza, aho kuguma kurunda kwa papa cyangwa kwa mama kandi bo babikizeho. Ibyo rero nge ni ibintu nabonye nkiri umwana muto, kuko nabonye ukuntu ababyeyi bafite abana bakize bageraho bakanarengwa. Nise nabanye na nyogokuru akajya ambwira ati aho ibihe bigeze ndumva nyeneye ko abana banjye bangurira akamodoka. Urumva iyo umuntu ari mu cyaro akageraho yifuza ko bamugurira akamodoka, ni ukuvuga ngo ibindi byose aba bifite. Ariko nyamara ngenda bizi ko yakoreshaga abantu badafite n'urwara rwo kwishima. Mwumva ngewe birambabaje, nkajya niba imyaka nkabashyira ba bantu. Ni ukuvuga ngo wa muntu akaza guca inshuro, ugasanga bamuhaye n'utuntu ubona ko tutari buhaze n'abana be. None nkavuga n'utu tuntu ntabwo turi bumuhaze, nkagenda ngaca inyuma nkajya kwiba
ngashyira wa muntu. Narabikoze pe, narabikoze, ariko kandi icyo nubwo kiba ari icyaha cyo kwiba burya no kwiba byo ntabwo bigira excuse, ariko kamemu ntabwo nibaga ngira nabi. Ubwo rero nukuvuga ngo aho kugira ngo Imana ine 100% ku gikorwa cyo gukiranuka, wenda yamaga nka 50% kuko nabyibye. Wenda iyo mbibona ku neza nari kubona 100%, ariko nabaga byibuza hari n'utwo nayo 50% nabaga nyakoreyeho. Muvandimwe rero icyo ndi kukubwira ni ukugira neza utitaye ku muntu cyangwa utitaye ku isura y'ugira neza, ahubwo witaye kuri Yezu uri muri uwo muntu. Aleluya. Tugomba rero gutekereza kuri Yezu uri muri wa muntu, unezezwe no kumva ko Yezu atagomba kunyagirwa. Wowe uri mu nzu rwose mbese itatse amasaro n'amasimbi, niko navuga, none uyirimo, urayinezerewemo. Umubyeyi wawe wamwubakiye ako kazu keza, uravuga uti dawe dore Imana yaduteye iteka, reka nkubakire. Ni byiza, ntabwo ari bibi, simvuga ngo ni bibi, nubwo Yezu avuga ko ari bibi, ariko icyo akubwira avuga ngo ntukamukunde kundusha. Ni ukuvuga ngo mukunde, ni ukuvuga ngo ibyo bikore, ariko ntukabikore kurusha uko wabikorera Yezu. Noneho Imana yabateye iteka, wenda kera mwabayeho mu bukene, mugize amahirwe Imana ibateye iteka, no kuvuga ngo irabibutse, ibahaye n'uburyo bwo kubaka inzu nziza mbese y'icyerekezo. Noneho ukayubaka, ni byiza pe, ntabwo Imana ivuga ngo kuki yubatse we yayubake rwose, ariko kandi uko bikoreye ababyeyi bawe uze no kwibuka ko ku ruhande hari abo Yezu nawe afite ku ruhande aho ngaho batagira n'urwara rwo kwishima. Wenda banabyaye abana babo bababera ibirumbo, cyangwa se batanabyaye, cyangwa se banabyaye abana bose bakaba bari aho ngaho n'abari abakene, kuko hari icyo ujya kureba ugasanga famiye y'abakene, ugasanga ababyeyi ni abakene, n'abana babo babyaye bubatse hafi yabo, ariko bose n'abari abakene. None ugasanga nko kujya gukorereza kwa kundi nyine umuntu ajya guhingira amafaranga, ugasanga bararitse umubyeyi n'umuhungu we cyangwa n'umukobwa we. Ibyo bintu ngewe byagiye bimbabaza cyane, kandi biriho pe, biriho. Ni ukuri hari abantu twagiriwe ubuntu bwo kuba mu bisubizo. Ni ukuri tujye twibuka ko hari abantu bari mu bibazo pe. Ujye utekereza ko hari umubyeyi ujya guhingira, kuko babyita guca inshuro, akajya guca inshuro n'umwana we bari kumwe. Ibyo bintu biriho pe. Niba Imana rero yakugira ubuntu umuvandimwe, ikaba yaraguteye iteka, ujye wibuka ko hari n'umuntu ubaho muri ubwo buryo, nawe umugirire neza. Ariko uriya we yarabyaye abana be bose bakeneye iruhande rwe, ntawe afite uzamuzamura, ariko burya iyo umugiriye neza ukamwibuka, ukaba wamugurira basi inkweto da. Wenda igihe muzehe wawe wamuguriye inkweto za zindi bita congo, mbese zihenze zakwire, wenda wa wundi w'umukene ukamugurira izo bita bodaboda, burya nabwo arishima, kuko nazo ntazaba afite. Ni ukuvuga rero ngo Yezu afite ibyiciro bibiri by'abantu iruhande rwawe. Afite icyo cyiciro cy'abantu wowe uha agaciro, agaba afite n'icyiciro cy'abantu wowe udaha agaciro. None Yezu Kristo uyu munsi araguhamagara mu izina ryawe, kandi akakubwira ati mwana wanjye we, ko ndi kureba umusaya wawe wakebukiye ku ruhande rumwe, urundi ruhande ukaba utarebaho, kandi urwo ruhande utareba hari rwo rw'umugisha. Muvandimwe, ni Yezu Kristo uri kuntuma ngo nkubwire. Kandi nyamara hari igihe mvuga mukavuga ngo iyi ariko ngo Louise arabivuze, naho yahaha, ntabwo ari Louise ubikubwira. Oya, ijwi ni iryanjye, kuko Yezu Kristo ariko yarimpaye, kandi iri jwi ni ryo ryanjye. Ariko amagambo sayanjye, amagambo sayanjye, amagambo sayanjye, aya magambo 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 sayanjye. Haleluya. Aya magambo ni aya Yezu bwe, 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 aya magambo ni aya Yezu bwe. Haleluya. Aya magambo ni aya Yezu bwe, aya magambo ni aya Yezu bwe. Yezu bwe arakubwira ati mwana wanjye we, imbere yawe nahashyize abantu babiri, none wowe warwaye urukebo wakebukiye kuri umwe, kandi ku ruhande rwawe hari undi, kandi uwo nguwo utari kureba niwe uzakuzanira umugisha. Kuko muvandimwe nkubwire ngo ibyo ukoreye ababyeyi bawe ni inshingano, nta n'igihembo kinini ubibonamo, ntacyo rwose. Mbese narabikubwiye, ndi gusubiramo, ariko ndi gusubiramo rero. Njyewe ndi gusubiramo, ndi kuvuga ibintu bimwe nyagasani, ndi kuvuga ibintu bimwe buri gihe, ndi gusubiramo.
ndigusubiramo ibyo navuze kenshi nibyo ndigusubiramo. Kandi aya magambo agenda agaruka abavandimwe, akagenda ukagira ngo yahize, wajya kumva aragarutse, ujye umenya ngo akugarukaho kubera impamvu. Yezu Kristo arakubwira ati ibyo ukorera ababyeyi bawe uhabwa 10%, kuko ni inshingano. Nawe ntabwo wakwishimira kubona umubyeyi wawe yambaye ubusa, ntabwo wakwishimira kubona umubyeyi wawe asa nabi. N'abantu nibaza kugusura uzatumiza umubyeyi wawe aze gusuhuza inshuti zawe, zizishimira kubona ko ufite mama usa neza, zizishimira kubona ko ufite papa usa neza. Ndetse naza asa nabi zizakugaya zivuga ngo uri muntu nyabaki utarigeze wita ku babyeyi bawe, uzahagayirwa. Nibyo rero bivuga ngo icyo ukorera ababyeyi bawe, icyo ukorera abavandimwe bawe ni inshingano, ariko icyo ukorera uwo mutagira icyo mufitanyeho isano, ndetse ku buryo bw'umwihariko ukagikora wa muntu mudahuje ubwoko, mudahuje wenda idini, mudahuje ibara ry'uruhu, mudafite icyo muhuriyeho. Nicyo Yezu akubwira. Ibyo nibyo bizaguhesha amanota menshi ku 100. Ibyo ngibyo uzabironkamo 90%, mu gihe icyo uzakorera umuvandimwe wawe uzakibonamo 10%. Nuko rero niwegeranye icyo wakoreye umuvandimwe ukegeranya icyo wakoreye umubyeyi wa muntu mudafitanye isano, nibwo uzuzuza 100%. Haleluya. Uzuzuza 100%, 10% ku babyeyi na 90% kuri wa muntu ugiriye neza utamuzi. Kandi iyo neza ugiriye wa muntu niyo y'umugisha. Korera amanota menshi, wikorera makeya. Nicyo Yezu Kristo ari kukubwira uyu munsi ati nukunda uwo muntu ukundusha, uzaba udakwiriye kuba uwanjye, uzaba wabyishe, uzaba wabonye amanota make, uzaba wagize sheke. Haleluya. Wumva muvandimwe, wiharanira iyo wiga wifuza gutsinda, wakwiga ukavuga uti ngenda shaka ikizatuma ngira amanota menshi. Wakwiga ukavuga uti ngewe ndi gukora effort, ngarara wicaye uvuga uti ngira amanota menshi. Yezu Kristo akubwira ati gushaka amanota yo mu ijuru sukurara wicaye. Oya, sugushyira amaguru mwibase y'amazi kugira ngo udasinzira. Noya, gushaka amanota menshi mu ijuru n'ugukora ibikorwa byo gukiranuka. Kandi icyo gikorwa Nyagasani yakweretse inzira uzagikoreramo. Nk'uko utekereza uti umubyeyi wanjye ntakabe mu nziva, bakubwira bati mukecuru aho aryama haratura, ugatekereza yuko ugomba kujya byihuse ukohereza n'amafaranga n'abafundi bo kubikora. Najyaga mbibona. Nari mfite abavandimwe bakomeye, aba onkere bakomeye, bakubaka amazu mu cyaro, ariko bakohereza abafundi baturutse i Kigali, twe tuba mu cyaro, bakaza kubaka amazu agezweho mu cyaro bavuye i Kigali. Ndetse ayo mazu banayubaka, bakumva ko kwa mukecuru hari n'akandi kabazo kabaye, wa mufundi w'i Kigali akaba ari ujya gukora kwa mukecuru, kubera ko abafundi bo mu cyaro bari bubikore nabi. Muvandimwe wanjye we, bakubwira bati hari umuntu uri muri nyakatsi, hari umuntu warwaye amavunja, hari umuntu uberewe nabi, ukaryama ukisinzira ngo none se nagirane, ngo ubwo nuko byagenze. Muvandimwe wanjye nkunda we, ibyo bintu urumva ariko bikwiriye kugenda. Nyamara aho ngaho nubwo wakohereza abafundi bavuye i Burayi bakajya gukora kwa mukecuru, kwa mama we cyangwa kwa papa we, n'ubundi uzaba uri gukorera 10%. Ni inshingano zawe. Abavandimwe n'inshuti nibajya kugusura bagasanga mama wawe aba ahantu hadasobanutse, bazakugaya, bazaguseka. Ariko muvandimwe, naho batakugaya, naho bataguseka, hari Imana izaba yakugaye, kuko hari abakene bambaye ubusa ku musozi kubera ko utigeze ushaka kuringaniza, utigeze ushaka gukunda Yezu. Warangiza ukegama cyane, ukagenda ureza agatuza mu kiliziya ngo ugiye gutura, ngo ngewe ngo ntanga 1/10 ngo uko bukeye, ngo amategeko yose ndayakurikiza, ngo ndegamye. Nyamara Nyagasani yakoreye agasanga uri gusenga isengesho ridafite umumaro, kuko aravuga ati urimo kubyica. Hari imbaga iri kuboroga ku musozi kubera wowe wayimye umunezero, wimye iriya mbaga ibyishimo, wabimye aho kurara, nta kiringiti bagira. Ariko mujya mutekereza ku mukene. Ese muvandimwe, iyo wicaye aho uri wumva umukene azishima ryari? Wa mukene ntagira inzu, wa mukene ntagira ibati, wa mukene ntagira ikiringiti, wa mukene ntagira umwambaro, wa mukene ntagira ibyo kurya. Uwo muntu koko wumva umuntu atarababariye muri iyi si? Wowe rero ibyo ndi kukubwira byose urabyujuje, warangiza ngo ngo maze kuzamuka, ngo reka nzamure n'ababyeyi banjye.
cyangwa umubyeyi, reka nabyo tuhagere, kuko Nyagasani Yezu aravuga ngo ukunda se cyangwa nyina kundusha ntakwiriye kuba uwanjye. Uwo nguwo ari gukorera muri esheke, nta manota afite. Ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Nabyo reka tubigarukeho. Ugasanga umubyeyi afite imitungo yanditse ku bana be bose bafite imitungo, baragwejegeye rwose, bameze neza, bati imitungo, kandi iruhande rwabo hari abantu bari gupfa bishwe n'inzara. Wakunze abana bawe, wakunze abahungu bawe kurusha uko ukunda Imana. Imana Yezu uramurebera hehe? ari ku bundi murebere muri uwo mukene utagira urwara rwo kwishima, ngo uwe Yezu iruhande rwawe. None wowe wikundiye abana bawe, umwubakiye inzu igiyeho za miliyoni 80 cyangwa 100, simbere mbese mvuze makeya nk'umuntu nanjye uciriritse. Ariko ugasanga hari umuntu ureba ugasanga inzu yitarengeje n'ibihumbi 500 neza. Ugasanga wowe uri kugura itara ryo mu nzu rigura miliyoni zingahe, rimwe na rimwe ugasanga n'iryo rya miliyoni zingahe naryo ritabona neza, ukazagurira irenzeho kugira ngo bakwemere kandi bakumve. Nibyo koko, ntago ngewe nemera yuko umuntu mu rwego rwagomba kubaho uko abishoboye. Icyo ndacyemera rwose, ntago ndi kubwira abakire ngo cyane mubeho mukennye, oya ni mukire pe, ariko uko mukira, aleluya, mukize n'abari iruhande rwanyu. Erega hagira abahumurirwa Imana kubera mwebwe, aleluya. Niwumve ko uwo mutungo uzawugwiza ku bana bawe gusa. Hari umukire wo kwisi ngo babajije bati, ese aya mafaranga nuramuka ugiye gupfa uzayaraga nde ko ari menshi? Ngo arasubiza ngo njyewe amafaranga ninjya gupfa, ngo ntago nzayaha abana banjye, sinzayaha n'abagore banjye, ahubwo amafaranga nzayaha umuntu uzaba ufite amafaranga menshi kugira ngo akomeze akore, kuko nzaba nizeye ko aya mafaranga azakomeza gukora. Byibuze urumva ko adafite gahunda yo kwigwizaho. Ese ubwo muvandi wansobanura ute ko icyo uhaye umwana wawe kiba kikuvuyeho? Ufite inzu ebyiri, imwe uyihaye umwana wawe n'indi uyihaye umwana wawe, ubwo ntabwo ziba ziri zawe koko? Ni wowe uba wihaye mu yandi magambo, kuko abo ngabo n'imbuto igukomokaho. Mu yandi magambo, ibyo wakoreye, ibyo wakoze biracyaguhambiriyeho. Ntushobora kurekura kamwe ngo kafashe umukene. Ngewe ndavuga uko biri kose hakwiriye kubaho ko umuntu ufite amikoro nk'ayo ngayo basi wubaka akazu kamwe. Urumva abakene, Yezu Kristo nawe yarabivuze mu ivanjiri birimo ngo abakene bo muzabahorana, ntabwo bazashira mu isi, bo bazahoraho pe. Ariko aleluya, ariko iyo ariko rero wowe reka nkwereke, Nyagasani Yezu yabivuze igihe bari bashaka kubuza umugore wari umumenyeho umubavu uhumura kandi uhenze. None bakavuga ngo ariko se ngo uyu mubavu ngo ntibari kugurishwa ngo amafaranga avuyemo ngo agafasha abakene. Yezu aravuga ati abakene muzabahorana, ariko ibi ngibi bakoze, aleluya, byari ngombwa. Amina, aleluya, ni byari ngombwa. None rero wowe ntabwo ari muri ubwo buryo Nyagasani kubwira, ariko yawe rero ni wowe ugomba kuyishyiraho. Abakene bo bazahoraho, ariko yawe rero bari wowe. Nyagasani yakubwiye ngo abakene bazahoraho, ariko yawe rero ongeraho iryo wowe ushaka. Ariko ndafasha umwe muri abo ngabo, ariko ndafasha 10, ariko ndafasha 30, ariko ndagira uwo nibakira inzu, ariko ndagira abakene ntabwo bazashira. Ariko wowe ariko mbese erega ijambo ry'Imana reka nkubwire muvandimwe, Nyagasani Yezu yaduhaye uburenganzira bwo kugira icyo natwe twandika imbere yaryo, aleluya, kuko naryo ryanditse imbere yacu, aleluya. Umva, ariko yawe yandike, abakene bo bazahoraho, ariko gahushyiraho rero nawe icyuzuzo cy'icyo ushaka kuzuza. Uzuza iyo nteruro iracagase, ngaho yuzuza ukoresheje uko wowe ubyumva. Muvandi, erega iri juru tuzarijyamo humura, ariko tuzarikorera. Ntabwo ari kwa nigireyo, ntabwo ari nko kwa kundi umuntu avuga ngo ndashaka kujya kuri toilette ugafungura toilette wasanga undi muntu arimo ugategereza ko asohoka, yamara gusohoka ukajyamo. Ntabwo ari ibyo kujya mu ijuru, si ibyo. Ntabwo ari nko kwa kundi uvuga ngo ndumva nshonje ukajya muri restaurant ukagura ibiryo. Ntabwo ari ibyo. Kujya mu ijuru no kubikorera no kubiharanira, kandi abibyihare nibo bazabyinjiramo. Ibyihare se ni bande?
ni wa wundi uzumva ko se na nyina ari abantu nk'abandi akavuga ati nibyo mama ndashaka kumuha kado nziza ariko na mukecuru wa hariya nawe ntuvuge ngo na nyogokuru ye nyogokuru ni iwanyu fata umuntu utazi nk'uko wakoreye mama uvuga uti nuriya mukecuru ntazi nabyo bikora ariko muvandimwe ndi kukugira inama kandi nzi ko iyo nama ndi kukugira igufasha kandi nzi ko ubishoboye erega ntabwo nyagasana azakubaza icyo udashoboye ntabwo nyagasana azakubwira ngo niko ngo kuki utafashije abakene b'isi yose uzamubwira uti nyagasana ubushobozi nari mfite ntabwo bwashoboraga kubageraho ariko azakoza ati se kuki mu bushobozi buke wari ufite nta n'umuntu wagiriye neza aho rero niyo ikibazo kizaba cyabaye insobe kandi wongerewe ijambo mpora mvuga niryo ngiye gusubiramo ndi gusubiramo nimuze ntore za data tujye kubana umva iryo ryo nzarisubiramo kugeza ubwo nzahagarika izina audio cyangwa zizahagarara muze ntore za data tujye kubana kuko nari ndwaye muransura nari ndambaye ubusa muranyambika nari nshonje murangaburira nari mu nzu y'imbohe muza kunsura nari nabuze icumbi murancumbikira nari nabuze ibyishimo muranshimisha haleluya burya rero guha umukene no kumunezeza nari nabuze umunezero uranezeza haleluya wabaye umugabuzi w'amahoro kuri jewe haleluya warangiza ukavuga ngo none se ngo ngewe nta kundi nabigenza ukasa aho kujya mu bikorwa byo gukiranuka turi hehe ayiwe none se ko ndwaye umugongo ubu koko nyagasani Yezu nawe Yezu azi ko uwurwaye azi ko yakuvura mbere na mbere haranira ingoma y'Imana n'ubutungane muvandi ibindi byose uzabihabwaho umugereka ibyo byose azi ko bikeneye televiziyo ngo none se ngo ko ngewe nari mfite televiziyo ngo yayindi bayita ngo ifite ikiromba ngo none ko haje za flat ngo ubuse ngo ndi gusaba Yezu ngo amaka televiziyo ngo inshuti n'abavandimwe dukorana ngo yabaje kunsura agasanga ngo mfite cyangwa baranze ibyo nyagasana zikubikeneye kandi nagira ngo nkubwire ngo izo televiziyo zombi zitanga amashusho meza ariko kubera ko hari ibigezweho rwose nibyo nshaka okay ntabwo nyagasana akubwiye ngo ukoze ikosa ko wifuje igezweho ya uburenganzira bwawe kuyifuza ariko naho wayifuza ntibikuvane mu murongo wabagana mu ijuru haleluya ndizera yuko turi kumvikana bavandimwe bagana mu ijuru aha hantu tujye harahari kandi udukunda aradutegereje ariko nimwihangane tugende haleluya ihangane muvandimwe nkunda we ihangane nukuri ihangane uru rugendo nubwo ruruhije ariko rurashoboka ukunda se cyangwa nyina kunduta ntakwiriye kuba uwanjye wo ngo nukuvuga twamaze kubona impamvu adakwiriye kuba wa Yezu abari gukorera muri esheke ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye wo ngo wumvise ko ari gukorera hehe muri esheke aba afite 10% kandi Yezu akakwereka ko ushobora gukorera 90%. Ndizera ko tugiye gutangira guharanira gukorera 90%. Ushobora kutabikora uko bikwiye ukabikora na kwijuju tukabona 70%, ariko uko biri kose aruta 10%. Haleluya. Muvandimwe ndizera yuko uri kunyumva. Yezu Kristo akavuga ngo udatwara umusaraba we ngo ankurikire ntakwiye kuba uwanjye. Gutwara umusaraba wawe, ndizera yuko umusaraba tuwumva. Iteka iyo tuvuga umusaraba tuba tuvuga ibintu biremereye, ibintu biboye gutwara, ibintu bibishye mu isi. Haleluya. Nibyo twita umusaraba. Umugabo ugoye babwira umugore we bati wone umusaraba wawe, umugore ugoye bakabwira umugabo bati wone umusaraba wawe, ababyeyi barwaje umwana bati wone umusaraba wanyu. Umusaraba rero ni ukuvuga ikintu kigoye gutwara, ni ikintu kibishye mu by'ukuri, ni ikintu kiruhije, ni wo musaraba. Hari n'indirimbo ivuga ngo yewe mwene data nawe musaza wanjye ngo hari uwo ni wo musaraba ihangane. Wenda se ababyeyi bawe bararwaye, uwo ni wo musaraba wawe. Wenda se wabuze ishuri, uwo ni wo musaraba. Wenda se uramugaye, uwo ni wo musaraba. No kuvuga ngo umusaraba ni ikintu kiremereye mu isi y'uyu munsi, ni ikintu kigoye gutwara, ni ikintu kitaryoshye. Mbese utwara wumva ufite ipfunwe cyangwa ufite isoni, ikintu kiremereye. Kandi uwo musaraba twibuke wagize isura n'izina ryari igihe umwami w'amahoro yawubambwagaho.
twibuka aho yawuherewe kandi n'uburyo yawutwaye, umugusha gatatu kose, awukubitwa kugeza ubwo bazana Simoni w'Isireni ngo afashe Yezu gutwara umusaraba. Simoni w'Isireni aratwara, agejeje hagati aravuga ati ibi ntabwo nabishobora, burya ngo bakubise inkoni Simoni w'Isireni imufasha, ati ye baba we, ati ibi bintu se nabishobora, ahita ajugunya umusaraba, ntawamenya aho Simoni yaciye. Nuko rero Simoni w'Isireni nawe arawumujugunyira, ni ukuvuga ngo Nyagasani Yezu awuheka wenyine, kandi uko yagendaga umugusha intege zirushaho kuba nkeya, niko yagendaga agana ahantu hagoye, azamuka igorogota ku kibihanga. Agezeyo bawumubambaho barawuhagarika, bamaze kuwumubambaho barawuhagarika, nuko umwami w'amahoro apfira mu gihirahiro. Nguwo musaraba. Aha rero ku musaraba turashaka kumva, ese ku musaraba urumva hari ahantu ho kuruhukira? Nta buruhukiro buri ku musaraba. Muvandimwe wanjye nkunda, niba watekerezaga yuko uzaruhukira ku musaraba, reka mbanze ngukurira inzira ku murima nkubwire ni nta buruhukiro buri ku musaraba. Kandi niba watekerezaga ko uzagendana na Yezu udahetse umusaraba, nongere nkubwire nti uribeshya, ntabwo ushobora kujyana na Yezu udahetse umusaraba. Umusaraba ni iki? Ni imibabaro. Kandi umwana wa Yezu na Mariya ntatana n'imibabaro. Uyu munsi reka duparike ahangaha, duparike mu mibabaro, ariko dutegereje ibyishimo by'izuka. Imana niduha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.